dukomeza kugenda tugarukaho mu nkuru zacu zitandukanye n'ibiganiro kugira ngo abaturage bakomeze no kubyibuka. Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero azahura n'abaturage ku cyumweru tariki ya 16 y'uko kwezi bahurire muri BK Arena abatuye umujyi wa Kigali, ngira ngo ubwo nta yindi ntumwa. Gahunda uko yari iteganijwe yahindutse, byari ku munsi w'ejo igahanga ariko yimuriye muri BK Arena ku cyumweru. Ngira ngo ubwo abakurikiye televiziyo Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali ariko no mu bice bitandukanye by'igihugu bazaze baganire n'umukuru w'igihugu. Wakomeza ndakomeza kugira nkuca mu ijambo uvuga iryo tangazo. Nta kibazo rwose, abantu bakwiye kubimenya impamvu byanahindutse, byagomba kubera igahanga no kubera ikibazo cy'ikirere. Murabona ko turi mu gihe cy'imvura. Julien, ibigendanye n'ibyo umukuru w'igihugu yatangaje harimo ibyagarutsweho ibihano byagiye bifatirwa u Rwanda kubera ko ibibazo by'umurasirazuba bwa Kongo, abanyekongo bari kurwana ukwabo, ibihano bikaza ku Rwanda. Ibi bihano ubibona uti? Urakoze cyane Cyubahiro. Ibi bihano bifatirwa u Rwanda, si ubwa mbere u Rwanda rufatirwa ibihano. Icyo ni cyo abantu bagomba kumenya. Icya kabiri, isoko y'ibi bihano iri kure cyane, abantu bagomba kureba. Ntibagomba kureba mu shusho y'intambara gusa ihari, bagomba kureba kure cyane mu mateka. Buriya uko abazungu bakora, ibihugu by'Iburayi bikora, ntibifatira amateka ako kanya, bireba kure bigasubira mu mizi. Buriya Kongo, ku bantu batayizi, Kongo ni igihugu cyaremwe n'abazungu. Abantu bajya babishinga hagati banabimenye. Kongo si yarimwe n'abakongomani, nkunda kubivuga mu maspace yanjye. Kongo yagiyeho ari igitekerezo cy'abanyaburayi, ku isonga Ububirigi, ari nabwo bufatira buri no kwisonga mu gushakira u Rwanda ibihano. Buriya Kongo itarabaho dufite uyu munsi, habagaho ikitwaga Association Internationale du Congo. Byari ibihugu by'Iburayi byo mu burasirazuba bw'isi cyane, Ububirigi, Ubudage, Hongria, Ubufaransa, Uburusiya na Amerika yari irimo icyo gihe, n'Ubutaliyani ndumva. Mu 1876 urumva hashize imyaka 150 iriya Kongo bayitekerejeho. Bagize nta baturage bari bahari icyo gihe? Bari bahari, abaturage bari barakunda gusobanurira. Kongo igizwe n'uduce duto 450. Abantu bavuga indimi zitandukanye, bafite imico itandukanye n'abami gakondo baho. Noneho rero Ububirigi, umwami w'Ububirigi Paul II yagize igitekerezo cyo kwihangira ahantu akuru ubukungu muri Afrika, aricyo kira gice gikungaye cya Kongo. Yoherezayo umunyamerika witwa Morton Stanley. Ibyo muranyihanganira nasubira inyuma gato kugira ngo bajye bumva concept ya Kongo ko abazungu bayize, abanyaburayi banayifiteho umushinga kugeza n'uyu munsi. Umushinga bayigizeho icyo gihe ni nawo wakomeje uyu munsi, kuko ni nk'ikigega cyabo, ni nka kariyeri yabo bacukuramo, nicyo bayikoreye. Kongo ntabwo yagiye kugwa initiative y'Abakongomani bavuga ngo tuyishyiramo dukore igihugu kimwe. Oya, n'abazungu, n'uwo muzungu yashyizeho na clôture. Ni uko wasanga mu murima harimo ubukungu, ukavuga ngo uyu musaza nyiri uyu murima ntagazi ubu bukungu reka mugurire. N'ubundi Kongo yaraguzwe, abanyarwanda bagomba kubimenya. Kongo yaraguzwe, abachef coutumier, abachef traditionnel ba Kongo basinyiye umuzungu witwaga Morton Stanley ku mafaranga y'umwami w'Ububirigi, avuga ko bagurishije ubutaka ku bazungu. Ibyo rero nibyo byatumye Kongo yahise ashyiraho n'imbibi birumvikana, akata imipaka ya Kongo, uwo mwami w'Ububirigi Paul II. Ariko bafite umushinga bayise Congo Free Trade State. Free ni kuvuga ko trade ni ya trade, bayikoreye ubucuruzi, bayikoreye ubukungu. Kongo ni projet yagiyeho ku bw'ubukungu bw'Uburayi bwo kwiteza imbere. Urumva ku isonga byari Ububirigi n'ibyo bihugu bigasangira, ariko ntabwo byari initiative y'Abakongomani. Kandi Abakongomani ba chef coutumier b'Abakongomani barasinye bemera ko ubwo butaka babutanze. Rero Kongo abazungu bayizi ko ari ahantu bakura ubukungu bwabo, na bugingo n'ubu rero inganda zabo. Mwumvise Kongo yandikira Epongo ihagarike kugura amabuye y'agaciro ngo kuko harimo amaraso. Ibyo murabizi, ubwo bivuze ko n'ibindi bigo by'Iburayi bifite umutungo mwinshi bikora kuri Kongo. Rero abazungu gufata ibihano u Rwanda baba barimo baragira impungenge yuko uwo mushinga wabo ushobora guhungabana cyangwa se nimba barayiguze. Abantu bararwanira uburenganzira buhe kandi urumva aribo bayishyiriyeho bakanayigurisha. Abantu barwanira uburenganzira bwabo bararwanira ubwiki? Abarwanira uburenganzira bwabo M23. Aho niho hari ipfundo ryiza rero ry'ikibazo. Bararengereye imbibi wa mugani, baguze Kongo ariko ntibaguze u Rwanda. Igice cy'u Rwanda bagikuye ku Rwanda, nta referendum ibaye, batabigisha abanyarwanda inama, ntibigeze banaza byibuze ngo umwami Musinga wari icyo gihe mu Rwanda gabasinyire ko bahaye Rucuru na Masisi, kuko n'u Rwanda. Ikimenyimenyi muri dokima z'ubukoroni, igice cy'u Rwanda batwe bakitaga Rwanda Belge, atari u Rwanda rw'Ubudage. Habagaho u Rwanda rw'Ubudage bwari burimo, hakabaho n'u Rwanda rw'Ububirigi babyitaga Rwanda Belge. Ariyo territoire ya Masisi na Rucuru, hano abantu bavuga Ikinyarwanda burasirazuba bwa Kongo. Iyo territoire rero
ntibigeze bayigura, ntibigeze nta masezerano yabayeho hagati y'abo banyamasisi n'abanyarucuru bavuga ko babaye abakongomani. Swate ngo baganirize abatwari wenda uretse kuganiriza umwami ubwe, ntibigeze baganiriza umutware Kizirungu wari warashyizweho n'umwami w'u Rwanda, ntibigeze baganirizwa umutware ukomoka mu nzu abantu bo kwa Nturo ya Nyirimiga baturaga amasisi. Urumva nta munyarwanda cyangwa uruvuga ikinyarwanda bigeze ajya muri ayo masezerano yo mu explorateur Henry Morton Stanley yashyire umwami w'Ububirigi. Barengeye rero imbibi, nicyo kibazo cyabayeho. Iyo bagarukira ku bandi bakongomani bandi mahanga ntibagire ku mbibi z'u Rwanda rwa kera, ikibazo cyari kuba kiriho, ntabwo cyari kuba kiriho. None Sadat, ubwo tureta tugaruka twebwe noneho mu bya hano novaga tugiye mu mateka ya kure cyane, aho aravuga ati Kongo yaragurishijwe, ariko hari abakongomani baharenganira, bibaye ngombwa ko bajya no mu biganiro biremewe mu 23 igiye kuganira na Kongo na leta ya Kinshasa. Ubundi wabyakira itemere na mbere? Icyambere umuntu wese ushyira mu gaciro yemera yuko ibiganiro ari inzira nziza yo gushaka ibisubizo by'ibibazo biba bihari, ariko ukibaza uti se ibi biganiro mu by'ukuri ni ibiganiro dushobora guhanga amaso cyangwa dushobora kwizera yuko bishobora kugira ikivamo? Icyo ni ikindi kibazo cya kabiri. Kuba nabyo ni ikindi kibazo, kuko niba nabonye neza, nabonye itangazo rya M23 AFC M23 bavuga iti icyambere ntiturabona ubutumire buri officiel bw'umuhuza, ati twabibonye kuri social media za presidence ya Angola. Icya kabiri bashyiramo ni nacyo n'isi cya kabiri ko nicyo cyambere bavuze bati dukeneye ko Tshisekedi vuga ku mugaragaro ko yiyemeje kujya kuganira natwe ibiganiro by'amahoro. Iyo mvugo ya mbere yo ubwayo igaragaza ko na M23 AFC bafite icyizere gike ku buseriye bwa leta ya Kongo mu kuza kuganira gukemura ibibazo by'amahoro, gukemura ibibazo by'intambara biciye mu nzira y'amahoro. Icyo rero kikahita gisubiza ikibazo warumbaje ati se wizeye ko biri bube? Kugera uyu munsi niba hataraboneka invitation officielle, ariko wenda hacyari iminsi n'amasaha, ni ikibazo. Icya kabiri ni abo bagiye kuganira ubuseriye bafite mu byo bagiye kuganira, cyane cyane leta ya Kongo, kuko leta ya Kongo ni leta iyobowe n'umuyobozi tuzi twese ubushobozi bwe. Iyo tuvuze ubushobozi bwe ni uburyo ayoboye iki gihugu, ni history ye mbere yo kuyobora igihugu, ni uburyo afata ibyemezo, ariko na entourage ye imwegereye. Ni entourage usangamo abaminisitiri b'abasinzi, kuko turababona ku mugaragaro basinze. Ni entourage irimo umwuka mubi uva ku mpamvu nyinshi. Hari abasirikare barimo gukatirwa urubanza rwo gupfa, mu ngabo nta morale irimo, nta baturage batejwe akavuyo badashobora gutekerezwa icyo ari cyo cyose uretse kujya gutera akavuyo n'ibindi bisa nabyo. Nkavuga nti rero nubwo Rwanda yahamagaye imishyikirano ntitwahita tuyivuma, ariko icyizere cyayo kiracyari gike cyane. Ariko perezida wa Kongo na perezida bigarutseho ko atari seriye ibintu muvuganye ngo ahita bihindura. Biragoye kuyoborana nawe ku gihugu kimeze nka kuriya. Aho wa mugani ibyo Mpotera yavugaga ntashobora kuba afite abandi bantu akorera. Nibyo koko, iyo witegereje perezida Tshisekedi usanga ni umuperezida utamenya icyo atekereza, utamenya n'icyo agambiriye. Impamvu mvuze gutyo, niyo wareba akimara kujya ku butegetsi afite ibyo yarumvikanye n'uwo yari asimbuye Kabila, ubwe ahita byica. Ni ukuvuga ngo yaguze abari mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Ibyo ni ibintu bizwi ku buryo abari muri alliance yo kwa Kabila yabaguze bagahinduka be. Donc ni diviser pour régner, cyangwa gucamo abantu ibice kugira ngo bayobore. Arangije ashoza intambara, kuko M23 yari ari mu biganiro nayo, ariko ku munota wa nyuma abangira yuko uburenganzira bwabo nk'abakongomani ikibazo cyo kiritangira kuba. Hejuru y'ibyo ngibyo ureba n'ibyemezo afata. Muri ingabo za East African Community ubwo zari muri Kongo zari zirimo gutanga ibisubizo tugiye kubona aka kanya bigiye gutangira Rwanda. Musubira inyuma nka M23 tubajyana ahantu tubakure mu bice mwafashe mugiye mute. Arangira ati oya, ati simba shaka, ndashaka baza kurasa. Abazanye baje kurasa aba mercenaires Sadeke n'ibindi bihugu baraza barasa bananirwa. Aka kanya uribaza uti se
mu by'ukuri uyu muperezida yashakaga iki. Ariko wareba ugasanga ni perezida ufite inyungu ze ku giti cye, ntabwo afite inyungu z'igihugu, kuko muri aka kavuyo k'intambara arakoresha budget y'intambara, aho ajya kugura intwaro n'intwaro, ariko mu by'ukuri hakabamo detunoma y'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari n'ibindi n'ibindi. Ibyo bibazo byose rero bigatuma wibaza ngo se koko uyu muperezida arashoboye. Wajya muri story ugasanga koko nk'uko umukoresha we wa mbere yabivuze ati uyu muntu wananiwe no kuderivaringa pizza koko azabasha kuyobora igihugu. Iyo ni story yabaye kandi abantu wenda bashobora kwirengagiza, ariko niba unaniwe akazi ko kuderivaringa, gufata imodoka ukajya gutanga pizza nk'uko ubona za Vuba Vuba n'abandi sinamamaje bikakunanira, gute waza kuyobora igihugu kingana nka kuriya cya Kongo? Ariko ndagaruka ku byo Jire yaravuze. Kongo yabayeho iti ni igihugu cyahanzwe n'abazungu, baterateranya ibihugu byari bigikikije mu mico inyuranye, mu bantu banyuranye, mu bwoko bunyuranye, atari bo babigizemo uruhare. Iyo abo bantu bashyize hamwe, impamvu abazungu babikoze yabigarutseho mugenzi wanjye, bashakaga gucuruza no gukora ibintu byinshi, ariko banashakaga abantu koko batazabasha kwinyagambura kuri abo bazungu, kuko ntabwo mbona umuzungu yari kuza kugura u Rwanda ku mwami Musinga cyangwa kuri Kigeli wa IV Rwabugiri ngo bikunde, ariko ku bakongomani kubera imiterere yabo n'ibyo byagiye bigenda byarashobokaga. Hanyuma Julie, nashaka kubaza nk'ibintu bibiri. Ibiganiro bitegerejwe ku wa kabiri tariki ya 18, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaderwa mu buryo bweruye koko ibyo biganiro bihari kandi koko kwizabyitabira, ariko n'ibiganiro bigiye no kuba mu gihe nyamara igihugu cya Kongo cyo gikomeje intambara. Ngira ngo guverineri wa Kivu y'Epfo niba nibuka neza ejo yagiye kwitaba Kinshasa, hari amabwiriza yahawe, urugamba rurakomeje mu bice bimwe na bimwe, ndetse Kinshasa yasabye ubufasha i Washington. Uwo mwuka wo gukomeza imirwano, ndetse hari n'abayobozi ba AFC M23 bashyiriweho amafaranga ngo uzabafata zayahabwa. Hari n'abatekereza ko bishobora kuba ari agatego. Uwo mwuka w'intambara, uko gushyiraho ibihembo ku bantu bazafata abayobozi, urashyiraho uboko ku buryo bwiza bw'ibiganiro, cyangwa hashobora kuba harimo ibindi bintu? Ushobora gutekereza ibyo Perezida Kagame yavuze ngo Perezida Tshisekedi mushobora kuvugana ijambo yamara kurenga umuryango akabihindura cyangwa akabyibagirwa. Biragoye rero kwizera ko arashaka ibiganiro, kuko urumva uruhande rumwe arafatira ibihano abayobozi ba M23, ku rundi ruhande akemera ko bakora ibiganiro. Biragoye rero kumwizera. Iyo baganira bishobora kuba nka bya bindi byo Arusha, amazina yo mu bipapuro. Rero aka kanya ntitwavuga ko hari agahenge k'amahoro kagiye kuboneka kuri ko bagiye kujya mu biganiro. Tshisekedi biragoye kumwizera pe, biragoye kuko ibyo avuga n'ibyo akora ntabwo bihwanye. No gutegereza abantu bakareba, kamara kureba abantu bakamenya none cyabaye, tukakimenya cyabaye, ariko mbere ni ntabwo dushobora kupredictinga ngo bizagenda neza, amasezerano azaba ntazaba, bizagenda gute. Aragoye kwizerwa kuko ijya avuga si byakora biratandukanye cyane. Ntashobora kuba ari gusunikirwa nuko yatangiye no kubura ubufasha, nubwo ari kubwaka ahandi, ariko hari nubwo ari gutakaza. Nko ku munsi w'ejo ubutumwa bwa Sami DRC, abakuru b'ibihugu muri SADC barabuhagaritse ndetse basaba ko hatangira uburyo bwo gucyura ingabo. Urumva ko ubufasha bumwe atangiye kububura, byaba ari cyo kintu kiri kumusunikira mu biganiro. N'ubundi arasunikirwa mu biganiro wenda, kandi M23 igashobora kuzamuha kwemeza ibintu atazemera, wenda bakazamushyiraho ibintu bimugoye. Sinavuga ngo namananiza, wenda bashobora kuzashakira ko abemerera ibintu byo hejuru cyane, baza bamusabye ngo aveho, bizakumbwira ngo waribye amatora ava ku butegetsi, ibyo se azabyemera. Wenda ngize akantu nakongeraho kuri iyi ngingo. Bajya bavuga ngo mu gihe cy'amahoro utegura urugamba. Iyo ni principe tuzi yabayeho kenshi. Niba mubyibuka neza, Perezida Tshisekedi yateguye defense, iyo nita defense, première defense y'iyi ntambara ayitegura ku mujyi wa Goma. Yazanyemo ingabo nyinshi, amobiliza Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo, amobiliza FDLR, amobiliza ibihugu njya mvuga ko birenga 10, kuko harimo South Africa, harimo Tanzania, harimo Malawi, harimo amamerceneri baturuka mu bihugu byinshi binyuranye. N'Uburundi amobiliza Uburundi, amobiliza ibikoresho bya gisirikare bishobora kurwana rura rugamba kugera rurangiye, byose abishyira mu mujyi wa Goma. Mu gihe cy'amasaha 48
ibyo bintu byose bihinduka ubusa. Mu guhinduka ubusa M23 bohoza Goma, ariko noneho binagaragara ko n'izindi defense zose zikurikiyeho nta ngufu zifite. Ni ukuvuga ngo yaba Kavumu ku kibuga cy'indege, yaba Bukavu, iyo bashaka bakamanuka Kamanyora, washaka ukamanuka ugana za Uvira na Minembwe, wabonaga yuko yari libre, hari ahantu M23 ishobora kugenda uko ishaka. No kubitarakomeje ngo irwane, si uko yabuze imbaraga za gisirikare, ahubwo nuko yatanze agahenge kugira ngo haboneke ibiganiro by'amahoro. Kuba rero harasenyutse iyo defense nari nakubwiye, cyangwa iyo defense yari yashyize ku mujyi wa Goma, hagasenyuka ibyo bihugu byose nk'uko mwabe bumaze kubivuga ati byatangiye kwirotera no gutaha. Byatangiriwe na Malawi, abameseneri bo bafashwe bugwate, SADC icyuye ingabo zayo. Abarundi murabizi ko mu buryo bw'ibanga bari mu biganiro byo gusohoka muri iki kibazo bishyizemo. Donc kuri Tshisekedi nta ngabo asigaranye. Option imwe asigaranye ni ukubeshya abantu ko agiye mu biganiro kugira ngo ategure kucyo uvuga kandi bari bumworohere se. Abakongomani yijeje ko najya ku butegetsi agomba gukuraho ubutegetsi bw'i Kigali, najya ku butegetsi. Buriya sorry kuguca mu ijambo, burya ariko mu miterere y'abakongomani hari ibintu mugomba kujya munanariza kugira ngo tumenye abantu neza. Abakongomani ni abantu bakunda byacitse kuvugira hejuru, ariko ntibakubaza accountability ibyo wababwiye. Burya ntago ntuzabona umunyepolitike nimwe uzabaza Tshisekedi atari ko kwatubwiye ati muendire Scramush. Nta mukongomani azabaza ngo ese gutera Kigali bigeze he. Ariko igihe wowe ushaka kubashyushya uraza ukababwira amagambo abereka yuko ari bitangaza, abereka yuko ushoboye, ubereka yuko ugiye kurimbura umwanzi wabo. Ariko accountability turimo kubaza sinzi niba nk'abanyamakuru aho mumaze kuyibona, ariko mu miterere yabo icyo kintu ntibakira. Hari ahantu uvuze ngo icyo asigaranye ni ukubeshya abanyagihugu kagiye mu biganiro. Kuki uvuze ngo ni ukubeshya? Impamvu mvuze ngo ni ukubeshya ni imiterere ya Tshisekedi. Simbona ikintu na kimwe kimuhinduye aka kanya mu bitekerezo cyatuma yemera yuko ajya kuganira nabo yita abateroriste. Kugira aka kanya iyo declaration ntiravaho. Hejuru y'ibyo yabise abanyarwanda, kuvuga ntabwo babona ko afitanye ikibazo n'abakongomani bagenzi be, ahubwo abona ko agifitanye n'u Rwanda. Aka kanya muzi ko yagerageje ibintu byose mu nzira za diplomasi, aho yagiye akoresha yabyise neza gukoresha amabuye y'agaciro, ibyo twita wenda diamant de sang cyangwa blue diamond, ugakoresha diamant mu kugura amaraso y'abantu. Akagenda akajya Bruxelles, akagira abagira, mwabonye abarobinga bagiye badeklara yuko bagiye gushyira u Rwanda hasi kubera ko Tshisekedi abafashe neza. Mwabonye chairman wa business African and USA business community ibyo yandikiye state minister wa Amerika amusaba yuko baza kujya gufata Kongo, amabuye y'agaciro yose arimo. Ibyo byose zari intambara arimo gukoresha zigaragaza yuko adafite gahunda nimwe yo gushyira hasi intwaro, ahubwo ashaka intambara. Ariko ibyo hejuru y'ibyo byose akabona ko this time ntago iri favorable kuri we, uyu mwanya ntago ari we mwiza kuri we, kuko yamaze gutakaza ingufu nyinshi yari yakoresheje mu ntuza. Akaba ariyo mpamvu agiye gutegura intambara, ashuka abantu ngo nimuze tujye kwicara mu Rwanda. Rwanda azajya agenda intumwa zinanirane. Buriya mu miterere y'abakongomani ngenda bavuga nk'umuntu wakunze kubanariza cyane. Muzajya mugenda nimujya mu biganiro akubwira ati mon frère on est fatigué, on va se reposer d'abord. Nous mujya kurepoza après midi, la sieste, on va prendre la sieste d'abord. Tugiye kuruhuka, tugiye kuryamaho gatoya, ushiduke umwaka urashize. Ibi biganiro mwibuke ko byagiye biba. M23 ntabwo ari ubwa mbere ganire na Kongo, ariko iteka bagakurura ibintu bitarangira. So muri ko gukurura ibintu bitarangira azabategura intambara. Azayitegura ate se mu gihe SADC yari imufashije, ivuze ko yarangije gahunda zo kugarura amahoro muri Kongo? Nkeka yuko n'ubundi umuntu w'umuswa ahora yibeshya. Impamvu mbuze iri jambo, niba atekereza kure yakagombye ko kubona ko ingabo z'u Burundi yazanye ku mafaranga bimunaniye, agatekereza ko SADC binaniye. Iyaba umuntu utekereza ntago ye kwirukira Njamena muri Chad cyangwa ngo yirukiye Bamako muri Mali,
kujya gushaka support militaire ntabwo ari kujya ahubwo ari kuvuga ati aho nazanye aba bantu bose bakaba bananiwe mercenaires bakaba bananiwe nakagombye gushaka indi voie de sortie cyangwa se indi nzira yo gusohokeramo kuko mbona iyi ntambara yo bidashoboka rero nk'uko amaze gutsindirwa muri SADC bakayifata amatekwa yirukiye muri Chad n'ahandi ntekereza yuko n'ubu ngubu afite aho atekereza ko ashobora kujya kwirukankira Julien ikintu navuze ngo abazungu nibo bishyiriyeho Kongo na Sadati yagishyigikiye nimba abo bantu aribo bishyiriyeho Kongo kuko muri kubarwanyiriza iki ko bikoreye ikintu cyabo kigomba kuzabagaburira none murimo abantu barimo barashaka ko bakivaho ese M23 niramuka ifashe ubwo butegetsi abo bazungu bazava mu nzira bakreye icyo kintu ntago bavamo burya abazungu bareba inyungu bashobora kumvikana na M23 uko babaho kuko bashoyemo imari urumva barahaguze twebwe kwibuka ko ibipapuro birahari ngene nabibonye muri musée de Tervuren mu Bubiligi basinya banagura batanze amafaranga ababiligi kwisonga umwami wabo yatanze amafaranga aya abakuru ba Kongo b'icyo gihe bamuha ubutaka umva bashoyemo imari bafite ibigo byabo bazungu bikorera muri Kongo byose birahari noneho rero kubwa M23 rero kubera ko ubwo Bubiligi n'ubundi bwibye n'u Rwanda nimugoroba navuze nsoma igitabo cy'umuzungu witwa Wongo Morton Stanley n'uwamubangirije yitwa Gaspek bavuga ko impamvu basatiriye u Rwanda cyane bakajya mu mbibi z'u Rwanda barenze imbibi abo bazungu Kongo barayiguze ko ntibaguze u Rwanda cyangwa igice cy'u Rwanda batwaye kiri kuri Kongo uyu munsi baravuga ngo harimo kopa muri biriya birunga harimo umutungo mwinshi cyane hari ubutunzi bwinshi cyane n'ubu ngubu murabibona haboneka petrol bazungu bari babizi kera kuko ari abahanga cyane ariko noneho aho u Rwanda batwaye ntibigeze bumvikana n'abanyarwanda nta namababagishije nta cyabaye babikoze nyine gutyo kumbaraga u Rwanda barucamo ibice batigishije nama abanyarwanda nizo ngaruka zihari rero bari aba M23 abarwana n'abakongomani koko turabyemera kuko Kongo yabasanze hari ariko nanone bafite inkomoko mu Rwanda nibyo bintu abantu batagomba kwirengagiza nta kundi twabigenza n'abanyarwanda kimwe n'abandi banyarwanda uyu munsi kuko nacyo tutandukanye ururimi ni rumwe umuco numwe amasano namwe ibisekuru ni bimwe abavandimwe b'abanyarwanda iyo sano ntibayikuraho noneho rero abo bazungu bashobora kuza hakaba ubwumvikane deal bareba inyungu ntibasuvuga ngo uko barimo barafatira u Rwanda ibihano nuko bakunze Kongo oya bakunze inyungu zabo M23 nayo nijyaho bakumvikana bishobora gucamo nta kibazo cyabaho ikindi icyo abantu bagomba kumenya gusa nukumenya kuki abo bazungu bita kuri Kongo cyane ni ikintu urukundo kibakunze abakongomani cyane ntago ari urukundo ni inyungu nka Canada ifite ikigo mu hafi ya Walikare sinza amabuye y'agaciro gicukura menshi cyane agiteza imbere cyane urumva nahantu bakura amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari urumva rero gutakaza ikintu nk'iki cyo kubazungu ntago ari ibintu byoroshye rero ikintu cyabaho gusa M23 yamushitse ifashe ubutegetsi cyangwa se iramutse contre igace kabo habaho ubwumvikane kuko M23 amabuye y'agaciro sinzi ko bafite ubushobozi bwo kuyaproducinga hashobora kubaho deal bakagira amasezerano uko bazakorana nicyo kintu abantu bagomba kurebaho gusa bakumva concept uko abazungu bafata Kongo bayifata nk'umurima wabo nk'akarima kabo basaruramo uko bashatse bakoramo uko bashatse noneho rero nukureba inyungu uko interest bazipartage yego wenda ngize kandi kanongeraho buriya kiriya kintu cyo kuvuga uburyo ki ibice bya Rucuru na Masisi byagiye ndibuka yuko hari impapuro twagiye tubona muri izo mize zigaragaza yuko deja hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kujya mu igihumbi magana inani mirongo icyenda kujya mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi habayeho impaka zikomeye hagati y'Ubudage n'Ububiligi. Ubudage bubwira Ababiligi ati ariko ibice byacu mwarabijyanye. Ibyo bice bavugaga ni ibice byari by'u Rwanda, ni ukuvuga ni biriya bice byo muri est ya Kongo. Nabonye dokima minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ababiligi yoheje inteko ishinga amategeko y'Ababiligi mu igihumbi kimwe magana cyenda cumi y'amasezerano bari bamaze kumvikanaho n'Abadage kuri icyo kibazo cyari cyaravutse cy'uko babatwariye imbibi. Ni ukuvuga no muri partage ya Berlin cyangwa se mu kugabana Afurika kwabereye mu mujyi wa Berlin mu 1884, biriya bice bya Masisi na Rucuro n'ibindi bice nk'Ijwi n'ahandi byari bikiri ku Rwanda biri kuri koloni y'Abadage. Ariko noneho Ababiligi bakoresha ubwo bwenge n'ubwo bucakura barabijyana ndetse bitera n'iyo conflict yaje kubaho hagati y'Abadage n'Ababiligi. Haza no ku inama nyinshi, iyo dokima nabonye irabigaragaza kugeza ubwo bagize uko babyumvikanaho, ariko binaterwa na weakness cyangwa faiblesse
abadage bari bafite mu gihe bari barimo kurwanya intambara ya mbere y'isi yose, baje no gutsindwa, bituma rero muko gutsindwa kwabo na biriya bice bigenda burundu, n'uwabireklamaga witwaga umudage ajya ashyirwa hasi nk'abandi bose. Hanyuma Sadate nkunganiye kuri icyo kintu, buriya intambara ya M23 dufite uyu munsi sibwo ibaye naho ze ndeba kugira ngo buriya ububirigi bufate igice cy'u Rwanda, habayeho intambara hagati y'abanyarwanda n'abakongomani bensi bafatishemo n'ububirigi mu gihe cy'umwana cyenda cumi icyo gihe uvuga. Buriya abantu bakuze kuvuga ngo u Rwanda rwatakaje hari hano mu nama ya Berlin. Ntabwo ari inama ya Berlin yatumye hari hatakaza. Of course inama ya Berlin niko yagaragaje ko ibihugu by'Uburayi biza kwigabanya Afrika, ariko none specifically mu burasirazuba bwa Kongo igihe bahagereye imipaka buriya haciyeho imyaka nka 20 baganira uko bazagabana kano gace k'u Rwanda. Byafashe igihe kirekire, habaho n'intambara y'amagambo mu binyamakuru mu Bubirigi. Hari ikinyamakuru cyitwa Nouvelle Le Soleil cyo mu Burusiya cyavuga ngo abadage barengereye ababirigi. Habayeho intambara buriya y'ubutita y'amagambo hagati y'Ubudage n'Ububirigi kubera u Rwanda, bapfurwa imbibi z'u Rwanda. Icyo gihe rero baza gufata kuri ababirigi uko bageze kuri Goma, habayeho intambara hagati y'abanyarwanda bafatishwemo n'abadage n'abakongomani bafatishwemo n'ababirigi. Intambara ibaye abavuga ikinyarwanda, abanyarwanda b'icyo gihe ndavuga abanyarwanda bakatiye umupaka, batsinda ababirigi bahungira i Bukavu nk'uko n'undi ejo M23 yasubiye i Bukavu. Ababirigi basubira i Bukavu, Ngoma hariya kuri Ngoma abantu bita kuri Goma uyu munsi hakomeza haba u Rwanda icyo gihe. Noneho icyo u Rwanda, impamvu u Rwanda rwahatakaje ni iki? N'amasezerano yabaye hagati, baraganira no baradiringa, Ububirigi n'Ubudage biradiringa. Icyo gihe najya gusanga ko nanone Ubudage bari bufite icyambu mu Bushinwa cyashakaga, icyo cyambu cyari gifitwe n'Ububirigi. Abadage babwira Ababirigi ati nimudusigire iki cyambu kiri mu Bushinwa tuzatugikoreraho ibyacu by'ubucuruzi n'amato yacu kiri ku nyanja yegeranye n'Ubushinwa, tuzabasigira kari agace ka Kongo. Mbese habayeho kudiringa militarily. Abanyarwanda baratsinze bafatanyije n'Abadage birukana Ababirigi icyo gihe mbere y'igihumbi 1910, baza kugaruka none mu masezerano. Niyo mpamvu uzasanga ifite dokima uko hajya amakomisiyo ku makomisiyo n'amakomisiyo kugira ngo bagaragaze uko bakata umupaka, barawukata gute umupaka. Biza kurangira rero mu 1910 ariko bemeje burundu ko u Rwanda ruhabura ruhatakaza. Ariko ubwo ikibazo ntigifite abanyafrika, hari Afrika yunze ubumwe, hari abanyafrika, ibintu byatangiye mu 1910, ikibazo kuva uyu munsi ntikirakemuka, abantu barapfa, ibyo bibazo bihora bisirikira. Iyo ni Africaine, aba banyafrika kuki badashobora kwicara ngo bavuge ngo ibintu bimeze gutya, uburyo umuntu uri mu Budage uri mu Bubiligi ari ugomba gufata icyemezo hano? Ni indi revolution Afrika irimo. Ni ukuvuga ngo nubwo twitwa ko twabonye independence mu myaka za 60, ariko mu by'ukuri nta bwigenge Afrika yigeze ibona. Niba mubyibuka neza, inama za East African Community ndetse na speech za nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bagakomeje kugaragaza, ndetse na diplomasi y'u Rwanda bakomeje kugaragaza yuko ibibazo by'abanyafrika bigomba gukemurwa n'abanyafrika. Bakomeza bavuga yuko ibibazo bya Kongo bitakagombye gushakirwa i Burayi, Amerika n'ahandi, byakagombye gushakirwa muri Kongo no mu banyafrika ubwabo. Ndetse niba mubyibuka neza, muri attaque diplomatique Ababirigi bagiye bakoresha, bagiye bakweshoninga iyo mvugo yacu yo kuvuga ngo ibibazo by'abanyafrika bikemurirwe n'abanyafrika. No muri media international zagiye zigaragaza, zagiye zivuga ngo u Rwanda rurashaka kwiherana abanyafrika, rubabwira ibyo rushaka ngo bakemure ibibazo mu buryo bwabo baheje abanyaburayi. Ahubwo kwibaza ngo abanyaburayi kuki biyemvita cyangwa se bitumira mu bibazo by'Afrika. Igisubizo rero ni iki yakubwiraga Julien, ati dira zarabaye kugira ngo abantu baze gusahura imitungo kamere ya Afrika. Buriya Afrika ni berceau de l'humanité, donc imibereho y'umuntu ya nyayo iri muri Afrika, ni inkomoko yayiri, kuko dufite ibihe bine bisanzwe byo kubaho. Dufite minere, dufite donc umutungo kamere, dufite umuco, dufite amashyamba, dufite inzuzi, dufite ubuzima. Donc niyo handi ushobora gusanga igikeri kiri mu gishanga kirimo kuvuga, niyo ushobora gusanga iminyorogoto, niyo ushobora gusanga iki, nuko hari l'humanisme, hari ubuzima. Noneho abazungu rero barabibonye, barabizi ko Afrika nicyo kigega cy'isi, niwo musingi isi yegamiyeho muri humanisme. Bakanga kuhava rero, bagahora bashaka ibibazo biduteranya kugira ngo bo kuva hano. Hanyuma Sadarika, twubahe ubuhuza n'imbaraga za Joao Lourenço nka perezida wa Angola, ushaka ko iki kibazo kiganirwa ku meza y'ibiganiro ku wa kabiri cy'umweru gitaha. Ukurikije impamvu muzi iki kibazo,
uratubwira utekereza ko ari iki umutwe wa AFC mu 23 uzajyana ku meza y'ibiganiro, hanyuma uruhande rwa Kinshasa rwo ruzaba rufite ibiki mu bitekerezo byawe? Mu bitekerezo byanjye mbona yuko AFC M23 nk'ibisanzwe ifite uburenganzira bwayo n'abaturage bayo iharanira. Ibyo cyo izagishyira kuri table de négociation babwira ati hari uburenganzira dufite nk'abakongomani tugomba guhabwa, hari ibyo tugomba kwemererwa nk'abakongomani. Icya kabiri mbona nuko itakibona Tshisekedi nk'umuyobozi ukwiriye. Impamvu nuko ari umuyobozi mu by'ukuri watowe mu matora yiswe amatora chaotique ku isi yose. Amatora twabonye imashini za abantu bazikorera bakajya kwimprima ibyavuyemo, na amatora twabonye donc habamo kawo nyinshi zinyuranye. Icya gatatu ukiraho ku buryo ishobora kumubwira itiberereka nibyo buriya mu questioninga ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uri legitime. Niba utari legitime ntitubona impamvu ki wakagombye kuyobora. Dasohoka hazabonekamo ibisubizo bibiri. Igisubizo kimwe ni ukugutsimba ati genda uveho, abakongomani bashaka undi muntu uri legitime, cyangwa se bemere gushyiraho leta bahuriyeho cyangwa bumvikana y'inzibacyuho. Gusa leta y'inzibacyuho ntabwo iri favorable kuri M23, kuko gufata abayobozi ukabakura Goma ukabajyana Kinshasa ni ukubashyira muri danger, ni ugutatanya ingabo, ni ukugira gute za aspeza cyangwa bya bitekerezo byawe byose bikongera bigapfa, nk'uko twabonye CNDP n'abandi bose bagiye batakaza. Icya gatatu bagomba gufungura Tshisekedi akemera yuko aba baturage bo muri Est ya Congo bagomba kubaho. Nk'ubu yabafungiye amabanka, nta banki n'imwe irimo gukora. Equity irahari, ikizirahari, ariko bakubwira ati turi kuri license ya Congo ya Kinshasa, nidufungura kandi bamaze kutubwira ngo dufunge turahanwa. Ni ukuvuga ngo yicishije abaturage ba Congo inzara kandi ku mafaranga yabo. Icyo nacyo ni ikintu bagomba kwitaho cyane mu biganiro. N'ubundi buzima bunyuranye bw'igihugu. Kuri kote ya Tshisekedi ntekeza ko azajyana bya bitekerezo bye ngo abantu nibatakaza aho babohoye bajye kwikantona muri Sabyinyo. Icya gitekerezo nimubona atakijyanye i Rwanda muzangaye, azagenda akivuga avuge yuko agomba kubakantona, noneho agaturanyamo abakongomani n'abanyarwanda, abanyarwanda bakazi iwabo, abakongomani bakaguma iwabo. Ikindi azababwira yuko bashyira intwaro hasi bagahagarika intambara bakajya gute. Ari nacyo kigaragara yuko iyi mishyikirano nta kintu kinini izatanga, ariko izamara n'igihe kirekire. Izamara igihe kirekire se bizaba bimaze iki nimara igihe kirekire, kandi abantu bakeneye kubona uburenganzira, izo banki zikeneye gufungurwa, abantu bakeneye kubaho, ubwo bizagenda bite? Nge ntekereza yuko ngaruka kuri ya aspect yo kuvuga ngo ni uburyo bwo gutegura intambara. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi dukurikije politike ye, dukurikije ibyemezo yagiye afata, dukurikije ibintu byinshi, uburyo twabumubonye ayobora, uburyo yayoboye igihugu nk'uyobora taxi cyangwa iki, mbona yuko atekereza yuko ashobora kuzatsinda M23, uyu mwanya akaba awushakamo nko gutegura intambara. None ibiganiro bigiye kuba, M23 iri guharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko turi kubona no mu bindi bice bashobora kuba hari abaturage nabo babona ko batabayeho neza, bashaka kubohorwa. Aho M23 ntishobora kuba iri kurwana n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo babone uburenganzira, kandi hari n'abandi muri Kongo bakeneye kubohorwa, bikaba byaba ngombwa ko bayisaba ahubwo igakomeza. Ibyo bintu bitekereza hiki? Niyo mpamvu hariho AFC. Buri AFC ntabwo ari abantu bavuga ikinyarwanda gusa. M23 of course à la base ni abantu bavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko none yaragutse kuko ibigomba guhinduka muri Kongo ni byinshi cyane. Imbarutso nyine yabaye abo bantu bimwa uburenganzira bwo bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka hafi 30 mu nkambi. Ibyo turabizi. Mu Rwanda hari 130, Uganda hari imbere ya hafi 500, muri Kenya hari 60. Urumva hariho abo bantu bavuga ikinyarwanda babaye impunzi, nta muntu ubitayeho, hariho abicwa. Nicyo cyabitsembuye, ariko nicyo cyabisembuye, ariko harimo n'izindi mpamvu nyinshi. Mu majyaruguru ya Kongo kira mu burasirazuba hariho abahema bicwa, hari ibibazo byinshi bya Kongo, hariho corruption. M23 AFC
irakemura icyo kibazo cy'abantu b'ikinyarwanda ariko si cyo gusa Si cyo cyonyine. si cyo barambirijeho gusa hariho n'ibindi byinshi none Sadati Sadek amenye ukuri ko irangije ibyo yari yagiye gukora muri Kongo itabisoje. Sadek y'ubwayo izi neza yuko yaje muri Kongo nta kurije kuzana muri Kongo, icyo ni icya mbere. Ahubwo ibonye yuko ibyo yishukaga bidashoboka, ibonye yuko gutsinda AFC M23 bidashoboka, ihitamo kumanika amaboko iragenda, kuko niba ufashe ingabo zawe zigafungirwa mu kigo, mu bigo bibiri, ingabo zirenga ibihumbi, ukaba nta handi ushobora kwinyagamburira, nta yindi nzira wakora uretse gusohoka ukagenda. Ariko si uko bamenye ukuri, bari batuye bakuzi kandi banazi ko bari mu kinyoma, kuko kuza gushyigikira umuntu urimo kwica abantu akabatwika akabarya ku mugaragaro, ukaza gushyigikira abayobozi. Ejo bundi mwabonye raporo y'abayobozi barenga 56 bakoze ba Kongo ku rwego rwo hejuru, bakoze imbwirwaruhame zikangurira abantu urwango, kwica abandi no kubatsemba. Donc wowe ugafata igihugu nka South Africa na SADC muri en general ukaza gushyigikira abo bantu, si ukubuza ukuri, ahubwo sineko uyoboye ukuri mu kinyoma, ahubwo hari inyungu babonaga ziri personnel cyangwa ziri individuelle babonye yuko zitagishoboka, kubera hari abantu bafashe mu biganza byabo uburenganzira bwabo. Ari naho mvuga ngo AFC nibyo koko yakagombye kureba mu buryo bwagutse, ariko n'abandi bantu bakagombye gutekereza mu buryo bwagutse. Abahema barimo kwicwa, bamaze imyaka myinshi bicwa, ku kibo batavuga ngo ibi turabirambiye turahagurutse natwe tugiye guharanira uburenganzira bwacu. Abantu baricwa, uburenganzira bw'abantu mu za Katanga n'ahandi burimo kwangizwa. Abantu bakagombye guhaguruka nabo, ntibategereze gusa ngo AFC, kuko akimuhana kazi imvura. None se nta mpungenge ufite ko iyi gahunda ya SADC irarangiye hano, ariko ntago mutekereza ko Kisekeza ashobora kudiringa noneho n'igihugu ku kindi nk'uko yadirinze n'u Burundi, aho bati noneho reka ndiringe na Tanzania, ndiringe na South Africa, aherutse no kwaka ubufasha muri Amerika. Igihugu kikagenda kiza hari yari amasezerano. Reka mpere ku kintu cya Amerika. Biriya bintu bakoze ni erreur diplomatique yo ku rwego rwo hejuru. Impamvu mvuga gutyo, reka tunasobanure icyo bakoze kuri Amerika ni iki, wenda aho dukurikiye utazi n'icyabaye. Muri lobbying zikomeye zafashijwemo n'umusenateri wa Kongo atumwe na Tshisekedi, bageze kuri chairman wa business wa association ihuza abacuruzi ba Afrika na Amerika, bamusaba ko ya lobbyinga Amerika ko habaho ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Trump kugira ngo amwegurire imitungo kamere ya Kongo yavugaga ko yevariwa kuri trillion 24 z'amadolari. Ubwo ni miliyari 24 by'amadolari. Ariko contrepartie kabiki ikaba yuko aza kurinda Kongo, aza kurwanya u Rwanda, abamurwanya yita u Rwanda, aza kurasa n'ibindi. Icyo nise rero erreur diplomatique y'ibihe byose bakoze kuri kiriya kintu. Ni ukuvuga ngo Amerika nk'igihugu kivuga ko giharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, kibigenderaho kivuga ko giharanira value runaka zijyanye n'uburenganzira bwa muntu na demokarasi n'ibindi bisa nabyo, n'ubutabera n'ibindi bisa nabyo. Uno munsi rero tubonye Tshisekedi ubaciriye mu maso, aravuga ati oya muri ibisambo muzanwa n'inda nini, none iyo ndareka nyibahe nuzuzemo zahabu zanjye muze mundwanirire. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Tshisekedi ku mugaragaro dini faso directe cyangwa indirecte yabwiye Amerika ngo ntago muharanira value zanyu ku isi, ahubwo muri ibisambo bijya kurengera inyungu zabyo, nimuze rero mbaho ibyo bintu mu ndengere. Icyo kintu buriya cyamwishe diplomatikoma nuko atabimenye, cyangwa wenda yabimenye, ari nacyo cyanatumye aka kanya uyu munsi uriya mugabo batarumvise ubusabe bwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubundi se Sada ukiraho, umukuru w'igihugu runaka afite ubwo burenganzira bwo kuvuga ngo mu nyungu z'iki kintu ngiye mparanira mbahaye umutungo,
nta zindi nzego zigomba kwemeza ibyo bintu. umukuru w'igihugu utari Tshisekedi uriya Tshisekedi his excellence nawe yigeze kubivuga neza Paul Kagame ati ni umuntu uri capable y'ibintu byose, ati ikintu atazi kumezira ni ibyo avuga ibyo avuga. Ni ukuvuga ngo mu bihugu nk'igihugu nation ntabwo perezida ashobora kubyuka mu gitondo ati ngabye igihugu. Ni n'icyemezo cyakagombye gufatwa mu nzego wenda zinyuranye no kugena no kuri referendum ku baturage. Ariko igihugu cya Kongo ibyo bintu yabikora ahubwo abantu bagasigaye bibaza ngo so badirinze we yizeye ate yuko ibyo bintu bizaramba mu gihe koko bidaciye mu nzira ziri byo. Mu gusubiza ikibazo cya rero ubundi ibyo bintu ntibishoboka ko umuntu yagaba igihugu. Murabona ibintu byabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine, buriya perezida yabyutse agaba Crimea. Perezida wari Uburusiya aravuga ati Crimea ndayibahaye, ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 75 Abarusiya babyose ati hoya burya nta kacu mukadusubiza. Urumva rero ni bya bintu umuntu aba akoze mu buryo none se Mpatore, ubwo nimba ibyo bintu Tshisekedi yarabikoze gutyo akaba wenda ashobora kuba twamenya Amerika ashobora kuba yaremereye na SADC ibindi, ashobora kuba yaremereye Abarundi ibindi, ashobora kuba yaremereye n'abandi. Si amateka yisubiyemo yo kugurisha Kongo. N'amateka n'ubundi yisubiramo n'ikizabamo n'ubundi nta mahoro bazabona. Urumva mbere kizaza niyo yaza muri ikicukurira ntago yatsinda ukuri. Ukuri si gutsindwa n'intambara n'amasasu n'amafaranga. Iyo biza ko ari byo bitsinda Tshisekedi akaba yaratsinze. Pe mwarabonye ibikoresho yakoresheje arinda Goma, mwabonye aho yahuruje ingabo zigeze ku 150, Abarundi 10,000 n'abandi nta kubicyo byamumariye. Ntarumva rero logique aziko gusa azakizwa, ntago azakizwa n'ukuri, aziko azakizwa n'umutungo wa Kongo, aziko azakizwa na ruswa, gungwa corrupting America, corrupting n'ibindi bihugu, aziko ari byo bizamukiza kandi ntago bizamukiza, ntago bigeze binakiza Kongo, birayica kurushaho. Tunongeraho akantu, ese buriya wowe wajya kwisunga umuntu uri muri bombone? Umuntu yaba ari muri bombone arimo asigaje izuba rimwe, wahiriye muzi ntadapfunda imitwe. Cyakora wa mugani ubwo arimo gupfunda imitwe. Ariko mu buryo buri bwagutse ntago wafata umuntu uri mu marembera ngo ubone yuko ari we wajya kwisunga. Ariko Sadat bashobora kuba bamwicaje bakamubwira ati ariko ibintu urimo sibyo, nubwo wenda bamufasha ari SADC babara Abarundi bakamwicaza bakamubwira ati ganira n'aba bantu, ati nutaganira nabo urabona ibibazo. Icyo gitutu gishobora kumujyaho akemera kuganira nabo, ibyo M23 bimusabe akabikora. Ikintu cyo navuga icyo gitutu cyo kirahari. No kuvuga ngo no kuba SADC ikuyemo ingabo zayo ihagaritse iriya mission, si no kuyikwama yendaga kuvuga ati tuba kuyigoma cyangwa muri este ya Kongo ariko bakaguma muri Kongo, ariko yahagaritse iriya mission. No kuvuga icyo ni igitutu cya mbere. Icya kabiri na SADC ntabwo ibikoze kubera ko ari kubishaka, ahubwo ibikoze kubera igitutu cy'abaturage bayo. Abaturage bayo barimo kuyibwira bati no ingabo zacu ziri kantone, zirafungira, irajya kuri toilette bakayiherekeza, irajya kugura icyo kurya bakayiherekeza, nta bwinyagamburiro, nta n'igisubizo gihari cya militaire cyo kugira ngo izo ngabo zikemuke. So no kuvuga ngo yashyizwe ku gitutu n'ibyo bintu byose, ariko nabona yuko mu rwego rwa gisirikare nta bushobozi afite. Hanyuma Sada, bimwe mu bintu byitezwe muri ibi biganiro by'i Rwanda, ku ikubitiro hashobora gutekerezwa agahenge, gusaba agahenge kugira ngo ibindi biganiro bikurikire. Nyamara ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri agahenge kaba kumvikanyweho hagati ya M23 na FARDC, ariko buri ruhande rugashinja urundi kuko ari rwo rwahise rukica. Ako gahenge ni kaba ku ikubitiro ry'ibyumvikanyweho, uburambe bwako buzaba rubuhe? Reka mpere ku kindi insubize ku kintu kimwe mbe no kuza ku gahenge. Icya mbere ibiganiro bya Rwanda bigize legitime umutwe wa AFC M23. No kuvuga ngo ntibagifatwa nk'abateroriste, ahubwo bafashwe nka mouvement de libération. Iyo ni etape ikomeye cyane kuri M23. Icya kabiri ngarutse ku gahenge, agahenge kose kaganirwagaho hagati ya Kongo n'abandi bantu bitwa ibindi bihugu, u Rwanda cyangwa n'abandi. Nta participation directe yari hari kuri M23 n'umutwe wa politiki. Uyu munsi kuba AFC M23 ugiye kuganira kubiyireba nabo barebana mu gihe cyavuba ahangaha bishobora gutanga ako gahenge. Ariko ahubwo nkagaruka mvuga ngo nk'uko twabonye ubuseriye buke bwa Kongo,
ingabo zidafite channel ya kamanda izwi, kuko niba ufite wazarendo hano ukagira FDLR hano ukagira FARDC hano, kugira ngo uzagire kamanda y'abantu bose bumvira abo bantu biragoye. Bivuga ngo iyo mitwe y'ubwayo ishobora kuba impamvu yo gutuma ako gahenge Kinshasa igiye kwemerera hariya wazarendo igaruka iteoya ati ibyo ntibitureba, bagakomeza intambara. Ariho mvugira ngo ako gahenge nako dushobora gutekereza yuko niyo bakemereza Rwanda ni byiza ko M23 hari ibyiyemeje, ariko ku imiterere y'igisirikare cya Kongo kigizwe n'imitwe myinshi inyuranye ikaba byatera ikibazo mu Rusya. Julie, uriya mu igice cy'uburasirazuba bwa Kongo kirabarizwamo imitwe yitwaje intwari irenga 250 irimo n'uwa FDL wasize uko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari nawe ukwirakwiza iyo ngengabitekerezo muri kiriya gice. Amasezerano yose yagerwaho hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, ariko iriya mitwe ikiri hari irimo na FDLR ifite irangengabitekerezo. Uburambe bw'amahoro muri kiriya gice n'iriya mitwe na FDLR n'ingengabitekerezo, uburambe bw'amahoro yaho urabubona ute? Ubundi ipfundo ry'ibibazo cyangwa se imizi y'ibibazo ni icyo ngicyo. Buriya ni FDLR cyane, arabaze ni FDLR niyo yatumye iki kibazo kiri uyu munsi kiba. Kuko FDLR itaza kujya muri Kongo ngo yirukane abo bantu bavuga Ikinyarwanda bwo mu bwoko bw'abatutsi, izi nkambi dufite M23 ntabwo yakabaye iriho uyu munsi. Urumva rero kwisonga arabaze mu mizi y'ikibazo ni FDLR, kwisonga niyo mitwe yindi yitwaje intwaro. Bivuze rero ko kugira ngo amahoro arambye aboneke, ikibazo kigomba gushakirwa igisubizo nicyo ngicyo cya FDLR niyo mitwe yindi yica abaturage yakuye mu byabo, bagomba kukitaho cyane. Niba koko bashaka bizaterwa rero, bivuze ko proportionalite y'amahoro azaboneka bizaterwa nuko bazadiresinga ikibazo cya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ngize akantu nongeraho kuri yaravuze dusoza. Buriya ikibazo cya FDL nifata nk'ibibwana by'abateguye jenoside aribo nita abakoloni bacu. Ni ukuvuga mu buryo bwa hafi tugomba gukemura ikibazo cya FDLR kugira ngo ideoloji ya jenoside ihagarare gukwirakwizwa. Ariko mu buryo burambye tugomba guhagarika umubirigi, kuko niyo wazanye ideoloji ya jenoside muri aka karere. Ni ukuvuga ntidushobora kubona amahoro ababirigi bakicaye muri aka karere bacyafite ijambo. Bagomba kuhicara ariko twumvikana ngo turashaka kubaho gutya, nimuze tubane umubano wo kubahana no kubana mu mahoro, atari ukuza ngo udutegeke ngo kora iki ejo kizatugiraho ingaruka. Murakoze cyane cyubahingira ngo turasoje ingingo. Reka dusoze tuzongera tugaruke turebe nko kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu turebe se ari amasezerano yavuzirizwa, ari amasezerano bigende bite, cyatureye ko niyo mishyikirano izaba. Reka tugushimire cyane Sadat. Murakoze cyane. Murakoze cyane mugenzi wacu Sadat umutumirwa wacu, dushimire kandi na Julien Mpotore nayo n'umutumirwa wacu, turabashimiye cyane.